cyangwa wambeshya. Nitwa Kai Proctor, ndirimbo yitwa Lost You. Ibi byose nanyuzemo biragoye, nananiwe kubyivanamo. Njyewe nkeneye ibirenze ibyo by'amaromantike, nkeneye amafoto ateye ikibazo pana y'urukundo. Fata ibinini, sindamenya kumenya ibinini ngurisha ngo bingana gute. Abantu benshi banyise amazina kubera ko ntago nkirigendera ku marangamutima y'urukundo, ahubwo nkora ku by'ubuhanuzi bwamvuzeho. Umva nkubwire, abagore ntago mwansaza narabamenye. Nzarinda ngira imyaka 38, njyewe nkora amajoro kubera ko n'ubundi ibuje yanjye igomba kuzatswa nanjye. Ngende umwami, nzashaka umwamikazi hari aho umaze kugera. Ndabizi ko ushaka kumbroka, mbwira se wampfira, ese wantwara. Wimbeshya wamurezewe kubera ko naje kumenya kutampfira. Mbwira bebe wampfira ukantwara, wampfira. Ese basi wafata bombe ku bwanjye? Amaniga yose yarambeshye, ubu nta cyizere nkigirira abantu. Imitima y'abanzi yose izameneka, nzabaririmbira mwapfuye. Ikirito byose ku cyumweru nzajya ngenda nishakira ibyanjye, ntabwo nzigera ngenda nafite imbunda yanjye kubera ko amaniga n'abanzi banjye ndabazi. Nitwa Kai Proctor, indirimbo nkizi umfolowing ubundi ngiziguye kuri video ikurikira.